ese niba uyu munsi wakwerekwa uburyo watangira kubona akazi cyangwa se kubaka icyizere cyo kugera ku kazi, cyangwa se wagera ku rwego rwo kwihangira umurimo, witeguye kubigerageza? Ese aho ntuye haba hari akazi? Urabona igisubizo rero muri iki kiganiro. Ese hari igihe wohereje imyirondoro yawe, bijya tujya twita CV, inshuro nyinshi ntihagire uguhamagara cyangwa se ntihagire n'uguhakanira? Ese ujya ubona abantu bavuga ko bo babonye akazi ukibaza aho bagakuye? Ese utekereza ko ikibazo ari uko akazi kadahari, cyangwa se hari amahirwe utarabona? Muhawe ikaze bakunzi bagubwa neza TV, kandi ndabasuhuza mwebwe tugiye guhurira muri iki kiganiro. Tugiye kurebera hamwe ingingo zitandukanye zigomba gutuma duhindura imibereho muri iyi si. Reka rero nkubwire ngo ikiganiro ni ntuzongere kuvuga ko nta kazi kabaho nyuma yo kureba iyi video. Rwose wowe udukurikira hano kuri uru rubuga rwacu, ntuzongere. Niba ushaka gutandukana n'ubushomeri, egerana natwe muri iki kiganiro. Ahasigaye tukwereke inzira zitandukanye zaba zikwihisha cyangwa se udasobanukiwe, kugira ngo ugere ku nzozi zawe, nawe ugere ku isoko ry'umurimo nk'abandi, cyangwa se uhange umurimo nk'abandi. Mu by'ukuri reka tuganire, ubane natwe muri iki kiganiro. Ahasigaye wiyumvire inkuru nziza igutegereje. Ariko ndakubwira ngo niba uri muri mushya kuri Gubwa Neza, wibuke kwiyandikisha kugira ngo n'ibiganiro bizaza biherekeje iki ngiki ntibizagucike, cyangwa se ngo mu by'ukuri bitambuke utabyumvishije. Reka rero dutangire dusubize bya bibazo byacu nababajije. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo ese koko nta kazi kabaho koko? Ese koko akazi karabuze? Reka tuvugishe ukuri. Iyo umuntu amaze amezi cyangwa imyaka ashaka akazi atakabona, biroroshye kuvuga ati nta kazi kabaho. Ariko se koko niko kuri? Niko ibintu bimeze? Igisubizo ndaguhereza hano kuri urubuga rwa Gubwa Neza TV, we turi kumwe, ko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi tugomba kubaka ibitekerezo bikomeye na gahunda nshya mu mibereho yacu. Igisubizo ni oya. Ukuri ni uko hari abantu buri munsi babona akazi. Hari abantu buri munsi batangira ubucuruzi. Hari abinjira mu mahugurwa akarangira babonye akazi. Hari n'abihangira umurimo bakinjiza amafaranga buri kwezi aruta n'ay'abakorera abandi bajya bitwa ko bafite akazi k'abandi. Ariko ibyo ntibivuze ko akazi kaboneka byoroshye. Ndagira ngo ngusobanurire hano kuri urubuga ko akazi ntabwo bisobanuye se ko akazi kaboneka ku buryo bworoshye. Ibyo rwose ndabigusobanurira, nkubwire ngo nubwo bimeze bityo, ntabwo bivuze ko akazi kaboneka ku buryo bworoshye. Mwibuke neza kuko uru rubuga rwacu rwa Gubwa Neza TV, nk'uko musanzwe cyangwa se nk'uko mumenyereye murukurikira, tuganira inkingi yacu ya Gubwa Neza TV. Ni urubuga rutanga ubumenyi, ubuhamya n'ubushishozi bifasha abantu kurwanya ubukene, gukunda umurimo no kugera ku mibereho myiza. Intego y'urubuga Gubwa Neza TV ni urubuga rutanga ubumenyi, ubuhamya, ukabasesengurira cyangwa se ukabagezaho ubuhamya cyangwa ingero zifatika n'ubushobozi bifasha abantu kurwanya ubukene. Twubaka ubushobozi bufasha abantu kurwanya ubukene, gukunda umurimo ndetse no kugera ku mibereho myiza. Ahangaha rero
ndagira ngo wowe turi kumwe ujye wibuka intego, nuza gukurikira ibiganiro byacu ujye wibuka ko niba hari aho ukeneye ubwunganizi mu kwikura mu bukene no kurushaho kugira ubuzima bwiza, ngwino ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Rero nk'uko nababwiraga ati mu by'ukuri ntabwo byoroshye kubona akazi, ahubwo bisobanura ko amahirwe ahari ariko atagerwaho kimwe na bose. Amahirwe yo kubona akazi arahari, amahirwe yo kwihangira imirimo arahari, ariko ntabwo bivuze ko uburyo bwo kuyageraho ku bantu bose ari bumwe. Hari uburyo butandukanye abantu bageraho ku mahirwe yabo, ku nzozi yabo. Reka turebere hamwe rero impamvu abantu benshi babura akazi. Wowe utekereza iki? Ujya wibaza iki wowe umaze iminsi ushakisha akazi, cyangwa se wowe wakabonye? Iyo ubona abantu birirwa bazengurukana impapuro cyangwa bandika ama-email ariko badasubizwa, batanahamagarwa, wibaza ko impamvu abantu benshi babura akazi ari iyihe? Reka mbabwire hano, nk'uko tuvuga ati tugomba gutanga ubumenyi, hari impamvu nyinshi. Urebe ko muri izo mpamvu utajya uhura nazo zishobora kuba zikubangamira kugera ku nzozi zawe, cyangwa se zigomba gutuma utandukana n'ubushomeri, kuko burya iyo umuntu abonye akazi aba agize gahunda yo gutandukana n'ubushomeri. Impamvu ya mbere rero ni ukutagira ubumenyi bujyanye n'isoko ry'umurimo. Buriya hari igihe umuntu aba afite ubumenyi butakigezweho, butakiri ku isoko. Impamvu ikomeye ya mbere ishobora gutuma umuntu abura akazi burundu, bikamubera ndetse ikigeragezo cyangwa se bikamubera nk'ihurizo, ni ukutagira ubumenyi bujyanye n'isoko ry'umurimo, cyangwa se n'ubumenyi bukenewe muri iki gihe cya none. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ni ubuhe bumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo, kugira ngo buri muntu wese ubufite abe yumva ko yabona akazi. Kubyubane natwe rero muri iki kiganiro, ahasigaye wiyumvire. Ikintu kimwe abantu bakwiye kumenya, iyi si yacu dutuyemo yarahindutse. Iyi si yacu dutuyemo yarahindutse. Munyumve neza. Abakoresha benshi bashaka umuntu ushobora guhita atangira akazi. Ntabwo bagikeneye umuntu babanza guhugura, babanza kwinginga. Iyi si yacu yarahindutse. Abakoresha benshi bakeneye umuntu uhita utangira akazi, ubifitiye ubumenyi, ubifitiye ubushobozi. Niba warize ariko utarigeze wiga gukoresha mudasobwa, utarigeze wiga kuvugana n'abakiriya, cyangwa gukora mu ikipe, gukora mu bantu benshi, gukorera mu ikipe, mbega gukorana n'abantu benshi, ushobora gusanga hari ugusimbuka. Kuko iyo muri ya CV yawe, yarangamimerere yawe, ya curriculum vitae yawe, niba mu byo wize udashoboye gukoresha mudasobwa, udashoboye kuvugana n'abakiriya, udashoboye gukorera mu ikipe, cyo tujya tuvuga ngo teamwork, utari umuntu ushoboye gukorana n'abandi, biragoye kugira ngo umukoresha aguhitemo mu bakozi akeneye mu gihe aha hantu utari kuhibona. Niba utahibonaga rero, reka ndakugira inama mu mwanya y'icyo ugomba gukora kugira ngo nawe ugaragare mu ruhando rw'abakozi bakenewe ku isoko ry'umurimo. Uburezi ni ingenzi, ariko bugomba kujyana n'ubumenyi bufatika. Kwiga ni byiza, kwiga ni byiza, mwebwe mwize ni byiza, ariko ugomba kwiga ukagira n'ibintu bifatika, ukagira ubumenyi bufatika. Ntabwo wavuga ngo warize wagiye ubona amanota menshi kubera ko uzi kwandika ariko utazi kuvugana n'abakiriya. Kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Hano kuri Gubwa Neza, niyo mpamvu twavuze ngo mu bintu tugomba kuganiraho bikomeye, ni uko Gubwa Neza ari urubuga rugomba gutanga ubumenyi, tukifashisha ubuhamya
kandi tugatanga n'ubushobozi kwigisha bigomba gufasha abantu kurwanya ubukene, gukunda umurimo no kugera ku mibereho myiza ishingiye ku bumenyi bukenewe muri iki gihe. Reka mbabwire rero indi mpamvu ishobora gutuma akazi kagumya kuba ingorabahizi kubura. Hari umuntu ubaho ategereje akazi kamwe gusa. Mberetse ko impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu aburabura akahora mu bushomeri kandi afite diplome, afite lisansi, afite maîtrise, impamvu ya mbere ni ukutagira ubumenyi bujyanye n'isoko ry'umurimo. Impamvu ya kabiri rero ni ukuba umuntu afite ubwo bumenyi ariko mu myumvire ye harajemo ko ategereje akazi kamwe gusa. aba ari ikibazo gikomeye, kuko hari abantu bavuga bati nzajya gukora muri leta gusa, akaba ibitekerezo bitahindukira ngo abe yakumva ko yajya gukorera n'abikorera ku giti cyabo ba rwiyemezamirimo, atajya gushaka akazi mu ma ONG yo mu miryango idashingiye ku inyungu, itaharanira inyungu, akumva ko we akazi ke igihe cyose agomba kukabona muri leta. Rero iyo imyaka ishize atarakabona, abantu nk'abo ngabo imyaka ishize batarakabona bacika intege. Hari abantu bafite imyumvire bumva ko bo bagomba gukora akazi ko muri leta gusa. Iyo imyaka ishize ari myinshi rero, ako kazi ko muri leta kataraboneka, bacika intege. Nyamara mu by'ukuri nubwo bacika intege, hari ibigo byigenga, imiryango yigenga, ibigo by'ubucuruzi n'abikorera bakeneye abakozi. Burya abashoramari ba rwiyemezamirimo, abikorera utwabo bakeneye abakozi bajijutse kugira ngo babashe kubafasha gutera imbere no kurushaho kwagura ibikorwa byabo. Hari abantu bafite amafaranga bakeneye abakozi bo guhanga udushya kugira ngo amafaranga yabo agumye abyara ayandi. Urumva witeguye kubyaza amafaranga y'abandi, cyangwa se uruvuga ati njyewe nzareba muri leta gusa, muri leta nibyanga ubwo bizaba byanze. Ntabwo ariko bikwiye kugenda. Hari no kutamenya rero gushaka amakuru, network, kuba umuntu ari aho ashaka akazi ariko akaba atazi gushaka amakuru. Kuba ushobora kuba uri aho uzi ko nta kazi ufite ariko ukaba utazi no gushaka amakuru y'ahari akazi, kuko hari amatangazo y'akazi asohoka buri cyumweru, hari amahugurwa atangwa ku buntu, hari amarushanwa afasha urubyiruko, ariko hari abantu batabimenya kuko batabikurikirana. Buriya ikintu cya mbere ku muntu ukeneye akazi ni amakuru. Kumenya amakuru y'akazi aho gaherereye, gukurikira gahunda z'amatangazo, kumenya ba rwiyemezamirimo bari gushinga ibigo, bari gushoramo imari. Ayo makuru ukaba urayafite, ukaba uwa mbere kujya kuhashakira akazi, ko buri icya mbere ni amakuru ku muntu ukeneye akazi. Iyo uri umuntu uri aho rero wihugiyeho, wamaze kwifungirana, wamaze kwiheba, utagikurikirana gituwarite, ibigezweho cyangwa se amakuru agezweho y'akazi by'umwihariko n'andi yose afitanye isano n'akazi, ayo y'amahugurwa, ayo y'amarushanwa, ibyo ni ibintu ku muntu ukeneye akazi aba agomba kwihutira. Indi mpamvu ituma abantu benshi bataka bavuga ko akazi kabuze ni ugusuzugura umurimo, ati njyewe uyu sinawukora. Iyo ni impamvu ya kane ikomeye. Abantu benshi baravuga ati njyewe narize, mfite impapuro zigerekeranije gutya, akazi sinagakora. Ariko nta n'isabune yo gufura uri kubona, uri kugumya kugora ababyeyi, uri kugumya kugora abo mubana. Gusuzugura umurimo ni icyago gikomeye
iyo umuntu yasuzuguye umurimo uwo ari wo wose, iyo mu mutwe wawe hajemo gusuzugura akazi, ubwo menya ngo wamaze gukurura ibyago mu mibereho yawe. Mbega icyorezo ubwo kiba cyateye. Uyu munsi rero ushobora gutangira akazi kaguhemba make, mu myaka 2 cyangwa 3 ukaba umaze kugera ku rwego rwo hejuru. Tugasuzugura akazi. Hari abantu batangira bafunga gate z'imiryango, ejo ugasanga bari kwicara muri za biro bakajya bafungira gate z'imiryango. Tugasuzugura akazi. Hari umuntu utangira ari umureceptioniste, uyu nguyu wakira abakiriya cyangwa abagana ibigo runaka, ejo ukazasanga ari kuyobora cya kigo yabaye umuyobozi wacyo. Ushobora gusanga umuntu atangiye ari paranto cyangwa se ari ukora amasuku, ejo ukazamusanga ari muri bya biro yakoreraga isuku, ari we uri gufata imyanzuro ikomeye. Tugasuzugure akazi. Aho wahera hose, akazi ugakoze neza, umuntu ahabwa poromosiyo cyangwa azamurwa mu ntera bitewe n'umwete ari kugaragaza ku mirimo ye ya buri munsi. Ibyo njya mbibona umunsi ku wundi, nabibaheraho ubuhamya. Abantu benshi bazamurwa mu ntera, biragoye kugira ngo ubu ukiri mushyashya ngo uhere ku buyobozi bwo hejuru, ahubwo experience ufite n'umwete ukorana nibyo bikuzamura bikakugira umuyobozi wo hejuru. Tugasuzugura akazi rero bakakaguhemba makeya, kuko ayo makeya niyo akugeza ku menshi. Iyo urebye abantu benshi bazamuka bakagera hejuru, ni abantu batangirira hasi bakazamuka, nka kujya umwana azamuka akura, ejo umuntu ukazabona nk'uko igiti gikura, ukazabona igiti cyabaye inganzamarumbu, ariko gitangira ari gito, kigatangira ari imbuto, kikazamuka gake gake. N'akazi ni uko nguko. Nta giti uzatera umunsi umwe ngo usange cyatangiye kwera imbuto. Bisaba kugira ngo kigende kizamuka gake 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 gake, ejo uzasange cyabaye inganzamarumbu. No ku kazi rero hari igihe utangirira hasi, ejo ukazazamuka kubera umwete wakoresheje n'ubumenyi wagaragaje n'ubuhanga, umeze neza. Hari inkuru rero ngiye kubagezaho mu by'ukuri, y'umuntu umwe wahinduye ubuzima. Reka dufate urugero rw'umuntu, ntabwo ndamubabwira izina, ariko ni inkuru ndagira ngo nawe urebe, kuko uru rugero urebe ko warwifashisha mu guhindura imibereho yawe no mu gutaka ati narize ibyo mu rugo birarangira, ariko maze igihe nta kazi mfite. Ariko reka mbahereze inkuru y'umuntu umwe twaganiriye, ahasigaye wumve ko hari icyo wakuramo cyagufasha mu rwego rwo kwikura mu bushomeri, nawe mu by'ukuri ukabasha kugera ku isoko ry'umurimo, ugatangira kugira icyo winjiza mu mufuka wawe. Reka mbahereze iyi nkuru. Umusore yarangije kaminuza, amara imyaka 2 ashaka akazi, yohereza CV ahantu hose, ntawe umuhamagara. Yohereje CV zirenga 100, nta gisubizo. Umunsi umwe yahisemo kwiga gukora graphic design. Ahitamo kwiga graphic design ko yari amaze kurambirwa no guhora ashakisha akazi, kuko mu by'ukuri ibyo yari yarize byasaga nkaho abyohereje byose ntawe umukeneye. Yigira inama rero yo kwiga graphic design. Nyuma y'amezi make atangira gukorera abantu ibirango n'amafoto. Yihangira umurimo. Amaze kwiga graphic design, tangiye kwiga ibintu byo gushushanya no gukora amashusho atandukanye y'ibirangantego n'iki. Yihangiye umurimo, atangira kubona rero abantu baza gukoresha ibirango n'amafoto. Amafaranga ya mbere yabonye yari make. Ntabwo tuganira yambwiye ko amafaranga ya mbere yabonye yari make rwose, ariko ntiyacitse intege. Ntabwo yaciwe intege nuko ari kubona amafaranga make. Nyuma y'umwaka umwe yari amaze kubona abakiriya benshi, yari amaze kubaka izina. Nyuma y'umwaka, kudacika intege kwe, yari amaze kubaka izina. Ariko murumva ikintu bita kubaka izina.
reka mbabwire uyu munsi arikorera kandi aha akazi abandi benshi. Icyahindutse si uko akazi kabonetse mu buryo butunguranye, icyahindutse ni uko yahinduye imitekerereze n'ubumenyi. aha ngaha twumvikane neza kuri uyu muvandimwe twaganiriye, ikintu cyahindutse muri we ntabwo ari uko yabonye akazi mu buryo butunguranye, ahubwo icyahindutse muri we cyamugejeje ku kazi, yahinduye imitekerereze ahindura n'ubumenyi. Ibyo yari yarize yarashakishaga akazi akakabura, none ahita akora ashakisha ukuntu abona amahugurwa y'ibijyanye n'imirimo iri kuboneka, gukora za dizayini, gukora amafoto, gukora ibirangantego, gukora ibyapa. Ibi bintu byari bikenewe ahantu yari ari, abyiga mu gihe gito, araza atangira kubikora, yihangira umurimo ushingiye ku bumenyi bushya yari agezeho. Rero icyahindutse muri we, yahinduye imitekerereze, afata ubumenyi bushya, ubumenyi abonye abushingiraho yihangira umurimo. reka mbabwire aho amahirwe ari uyu munsi, mwebwe tuganira hano kuri uru rubuga, ni hehe amahirwe ukeka ashobora kuba ari muri uyu munsi ya none? Utekereza ko ari he hari amahirwe? Reka nze mbabwire hamwe muri ho. hari amahirwe watunga itoroshi, wamurika urumuri, wakerekezaho imitekerereze, ahasigaye ibintu bigatangira kugenda neza. Hari amahirwe menshi abantu badatekereza, reka mbabwire amwe muri yo. buriya amahirwe ya mbere yegereye abantu badatekereza, abantu kandi rimwe na rimwe banagaya cyangwa banenga cyangwa bumva bitanabafasheho, ni ubuhinzi bugezweho. buriya ubuhinzi bugezweho ni inzira ya mbere ikomeye ifite akazi ku bantu bose, ku bize n'abatarize. ubuhinzi bugezweho, ubuhinzi bwa kijyambere, ubworozi bwa kijyambere, ibyo ni ibintu ntabwo ukeneye guhera ku bintu binini. ubukerarugendo, kubaka ahantu kakira ubwiza ku buryo abantu baza kuhifotoreza, baza kuhakorera ibirori, nubwo yaba ari agasambu kawe gatoya, ukagatunganya neza ku buryo abantu bashobora kuza kugakoreramo ibirori, bakagakodesha, bagashyiramo udusare, bagashyiramo icyo bashyizemo indabo n'iki, abantu bakabona aho bicara. ubukerarugendo, wari uzi ko ushobora kubaka ubukerarugendo mu isambu yawe ukabona amafaranga? ikoranabuhanga, gutanga serivisi z'ikoranabuhanga, gucuruza amafaranga, za mobile money, za amakarita, interinete, ibintu ikoranabuhanga, gufasha abantu mu buryo bw'ikoranabuhanga, ukubaka ibara ryiza, ubudozi, kudoda, kudodera abantu imyenda, fashion, kwiga ukaba uzi kudoda, ukamenya kudodera abantu. ni ibintu bitanga akazi, abantu bose bakenera kwambara. nta muntu n'umwe wambara ubusa, kandi imyenda yose twambara iradodwa. gusudira, ubusudira, abasuderi, gusudira inzugi, amadirisha, amameza, ibyuma, sudire nta hantu na hamwe idakenewe. hari imirimo ikenewe abantu bagomba kureba, bakajya bahita bamurika itoroshi ibegereye ako kanya, apana kujya kureba yindi yo mu mijyi minini. kuki ureba imirimo yo mu mijyi minini kandi wituriye ahantu hari ubusuderi, hari ubuhinzi, hari ubworozi? gukora amashusho, ukaba uzi gukora amashusho. abantu bose mu makuru baba bakeneye ababafotora, baba bakeneye ababakorera za videwo, baba bakeneye abakorera za editingi, baba bakeneye n'aha ngaha muri studio tuba dukeneye umuntu udufasha gutunganya ibiganiro.
abafotozi fotogarafi, ahantu hose abantu baba bakeneye abafotogarafi. Amafoto akenerwa ahantu hose hose, ku byangombwa, inzibutso, ku bitabye Imana, ku bari gusezerana, ku bari gukora imihango ikomeye. Amafoto, fotogarafi ni ikintu gitanga akazi kandi abantu batazi bareba bagasuzugura. Kwamamaza, ukaba ukiga kwamamaza ibicuruzwa by'abantu, ugakurura abantu bakaza bakinjoyinga, bakaza ukaba uzi kwamamaza ibicuruzwa, gusana telefone, eh? kuba ukamenya uri umureparateri, ukamenya gutunganya telefone yapfuye. Ibyo bitanga akazi. Abantu bose bafite amatelefone kandi apfa buri munsi. Reba uyafiteho ubumenyi rero bwo kuyasana. Gusana amatelefone, asana n'amakompiyuta, asana n'amafotokopi, asana ibijyanye byose na elegitoronike, aba bifiteho ubumenyi burya. Gucuruza kuri interineti, ugashyiraho urubuga rwawe rwa watsapu cyangwa rwa fesibuku cyangwa rwa insitarama, aho kugira ngo ujye ushyiraho ibintu biterekeranye, ugashyiraho iby'ubucuruzi, ibyo ucuruza ukabitaho, ugikeneye agahita aza kureba kuri rwa rubuga rwawe. Hari umuntu ukeneye igitoki akareba ukuntu kimeze kuri fesibuku, akavuga ati igitoki kiragura aya n'aya, niba ugikeneye ngwino ugifate. Mfite inka ndayigurisha, ukayishyira kuri fesibuku, uyishaka nazayifate. Mfite indyohesha birayi ingurube, nkeneye kuyigurisha, uyishaka nazayifate. Gucuruza mu buryo bw'ikoranabuhanga, gucuruza ku mbuga nkoranyambaga, ubucuruzi bwo kuri interineti burakenewe cyane, nabwo bugezweho muri iyi minsi ya none. Nta mpamvu yo kwirirwa uterura imitwaro. Ufite umufuka w'amasaka, ukubite kuri interineti, uhamagara abaguzi baze bawugure, abawukeneye. Aho kugira ngo wirirwe ushyiraho amafoto utari bugurishe, shyiraho amafoto akwinjiriza. Ushobora kuba umushoferi, gutwara ibinyabiziga, ushobora kuba uri umutetsi, wakora resitora cyangwa gutekera amakwe, ushobora gukora imigati, uri umuntu ushobora gukora imigati za keke, ushobora gukora amasabune, ushobora gukora imitako. Ibyo byose mbabwiye, uretse bijya bintu byo kugaya umurimo, iyi ni imirimo itagombera ngo banze ujye mu mujyi, kandi ikenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero buri murimo ushobora kuba intangiriro y'iterambere. Muri iyi mirimo yose mbabwiye, hari n'intangiriro yo gutera imbere. None kuki bamwe babona amahirwe abandi ntibayabone? Biterwa n'iki? Kuki bamwe babona amahirwe abandi ntibayabone? Hari ibintu bitanu rero bitandukanya abantu. Buriya hari ibintu bitanu ngiye kubagezaho bitandukanya abantu. Ikibazo turi kwibaza nonaha, tugiye kureba nyirabayazana wacyo, kuki bamwe babona amahirwe abandi ntibayabone. Hari ibintu bitanu rero bitandukanya abantu. Icya mbere, hari abantu biga buri munsi. Icya kabiri, hari abantu badatinya gutangirira hasi. Hari abantu badatinya gutangirira ku kandi ariko kose. Ikintu cya mbere ni ukwiga buri munsi. Icya kabiri ni ukudatinya gutangirira ku kandi ariko kose, amahirwe ayo ari yo yose, kutayafata minenegwe uko yaba ari kose, nubwo rwaba ari urukwavu, kuba rutangira kikaba ikintu gikomeye. Icya gatatu, hari abantu bazi gukoresha neza igihe, apana kwirirwa uryama. Ugasanga umuntu w'umushomeri aryamye guhera saa 5 z'ijoro, amaze kuganira na bagenzi be, akongera akazabyuka saa 4 z'amanywa. None se wazamenya hari akazi gute? Gukoresha neza igihe. Icya kane gitandukanya abantu,
kubaka umubano mwiza n'abandi, kugerageza gutsura umubano mwiza n'abandi ku buryo ahari amakuru hose baguhamagara ati twumvishije ufite iki gitekerezo, hano hari akazi gerageza. Kuba ufite ubusabane bwiza, kuba ufite netiwake nziza mu bandi. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma ni ukudacika intege iyo utsinzwe. Ibi ni ibintu bitanu bitandukanye abantu: kudacika intege iyo utsinzwe, kuba ufite netiwake ikomeye, gukoresha neza igihe, kudatinya gutangirira ku kantu gato, kwiga buri munsi. Ibyo ni ibintu bitanu. Nusanga uri umushomeri muri ibi bintu bitanu utabifite muri wowe, uhaguruke, uhaguruke. Numara amezi abiri, amezi atatu nta kirahinduka, uzatwandikira hano kuri Gubwa Neza TV ati ko ibi bintu nabigerageje ntihagire igihinduka, byagenze bite? Kuko ibi ni ibintu byakorewe ubushakashatsi n'abahanga bakomeye, babona ikintu gitandukanya abantu, bamwe bakagera ku mahirwe abandi bakayabura. Reka nkwereke rero hano ibintu birindwi wakora uyu munsi kugira ngo ntuzongere gutaka ngo nta kazi kabaho. Icya mbere, gira umwirondoro ufatika, andika CV ifatika, gerageza wubake CV ifatika kandi y'ukuri. Niba hari ubumenyi ukeneye, jya gushaka amahugurwa ubwongere, ariko ugire umwirondoro ufatika. Icya kabiri, jya wiga ubumenyi bushya buri kwezi. Ukwezi niko ugashira uri umushomeri nta kintu gishya cyinjiye muri wowe. Icya gatatu rero, ugomba gukoresha imbuga nkoranyambaga ziboneka ku rwego rwawe. Mbega imbuga nkoranyambaga ubona cyangwa se za linki, zijyanye n'ibyo wize n'ibyo usobanukiwe gukora. Kuko ibyo nubikora neza, ukaramuka ubikoze neza, ndahamya neza kuko ibintu bizaba bimeze neza. Icya kane rero, ugomba gukora umurimo uwo ari wo wose wubaka uburambe igihe ugishaka amahirwe. Ugomba gukora umurimo uwo ari wo wose ubonetse kugira ngo CV yawe ugumye wongere ubunararibonye, ugumye wongere ubumenyi ukeneye ku isoko mu gihe ugishakisha ka kazi ukeneye. Akazi kose ubonye, yaba ari ubuhinzi, yaba ari ubworozi, yaba ari ubucuruzi, yaba ari ubusuderi, yaba ari ugukora amatelefone, akazi kose waba ubonye gerageza ugakore, kuko ni kamwe mu kubaka netiwaka no kongera ya CV yawe cyangwa se wa mwirondoro wawe, cyangwa se bwa burambe bujya bukenerwa ku mirimo iyo ari yo yose baba bahamagarira abantu. Icya gatanu rero ugomba gukora kandi ukacyitaho kuri uyu munsi wa none, ni ukwitabira amahugurwa. Amahugurwa aho ariho hose, hakurikirane ayo mahugurwa kuko hari ikintu gishya uraza kungukiramo, uyajyemo. Icya gatandatu rero, menya abantu bakora mu rwego ushaka kujyamo kandi wige kuri bo. Ugomba kugira ubushakashatsi ku bantu bakora muri domene yawe mu byo ushaka gukora, kugira ngo umenye uko bakora nuko binjizamo abantu mu kazi. Ugomba ibyo bintu kubikoraho ubushakashatsi bwimbitse. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma ugomba gukora uyu munsi, tangira kwihangira umurimo niba ubishoboye. Wigumya gutegereza ko imuhana kaza imvura ihise. Tangira kwihangira umurimo nimba ubishoboye, niyo waba utangiriye ku gishoro gito. Ukora mukwe ntasigara, nubwo waba utangiriye ku gishoro gito kandi nta wigaye uko ari, wowe urakomeza gusa. Reka mbaho ubutumwa rero, by'umwihariko ku rubyiruko. Hano nabwo ku rubuga rwa Gubwa Neza TV
hari ikintu tugomba gukora ku rubuga rwubwa neza TV, nkuko nabwo ko ari urubuga rutanga ubumenyi kandi rugatanga ubuhamya n'ubushobozi. Nabahaye ubuhamya bw'umusore umwe, inshuti yanjye, umuntu umwe wihangiye imirimo, ubuzima burahinduka ahereye kuri graphic design, kandi yari ifite za diplome za lisansi, yaragerageje, yarabuze akazi. Rero hano dutanga ubushobozi bufasha abantu kurwanya ubukene, gukunda umurimo no kugera ku mibereho myiza. Ariko reka ntanga ubutumwa ku rubyiruko bw'uyu munsi wa none rutakati ibintu bimeze nabi. Reka mbabwire rero inshuti zanjye rubyiruko, kuko nanjye nigeze kubaho urubyiruko, ntukemere ko ijambo ngo nta kazi kabaho riguca intege. Ntukemere ko iri jambo ngo nta kazi kabaho riguca intege. Yego, ubuzima buragoye, ubushomeri burahari, ariko amahirwe nayo arahari. Ibyo nubwo ibintu bimeze bityo, amahirwe arahari. Abayabona ni abashaka amakuru, abayabona ni abiga, abayabona ni abadacika intege, abayabona ni abafata icyemezo cyo gutangira. Ntutegereze ko rero ibintu byose biba byuzuye. Tangirana n'icyo ufite. Tangirana n'icyo ufite rubyiruko. Ntabwo uzatangirira ku byuzuye. Tangirana n'icyo ufite, ni wowe uzabyuzuza. Dusoza rero muri iki kiganiro hano ku rubuga rwacu rwa Gubwa Neza TV, tugera ku musozo. Ibiganiro byacu bizahora ko dukeneye kubaka ubuhamya, dukeneye kuzumva amakuru yanyu, mwebwe mwarabye iki kiganiro mutubwira ko hari impinduka zabaye mu buzima bwanyu. Ndagira ngo mbere yuko ariko mbasoza, ndashaka ko nawe ubwawe usubiza iki kibazo. Iyo umuntu umwe ashoboye kubona akazi cyangwa kwihangira umurimo, ese koko twavuga ko nta kazi kabaho? Iyo umuntu ashoboye kubona akazi cyangwa kwihangira umurimo, ese koko twavuga ko nta kazi kabaho? Gerageza usubize iki kibazo. Ahari iki kibazo si ukubura amahirwe gusa. Ahari ikibazo si ukutamenya aho amahirwe ari, kutitegura kuyafata, cyangwa se gucika intege mbere y'igihe. Kuko ushobora kuba utamenya aho amahirwe ari, ushobora kuba utiteguye kuyafata, cyangwa se ushobora kuba waranacitse intege, amahirwe yanaza ariko ukaba waramaze kwiheba. Ariko reka nkubwire ngo hari cyari ibyiringiro. Niba hari icyo rero ushaka ko ujyana ku isoko ry'umurimo, haguruka, kanguka. Muri iki kiganiro umaze kucyumva, ntukongere kuvuga ngo nta kazi kabaho. Reka nkubwire imvugo nziza. Ugomba guhindura imvugo nyuma y'iki kiganiro. Ntukongere kuvuga ngo nta kazi kabaho, ahubwo ujye uvuga uti ngiye kwitegura amahirwe kandi nzayafata igihe azaboneka. Umaze kumva iki kiganiro, ntukongere kuvuga ngo nta mahirwe cyangwa se nta kazi kabaho cyangwa se nta mahirwe mfite. Ujye uvuga ngo ngiye kwitegura amahirwe kandi nzayafata igihe azaboneka. Rero dusoza, niba iki kiganiro tugiranye aha ngaha ku rubuga rwacu rwa Gubwa Neza TV wumva ko hari ibyo kikunguye, hari indi ntambwe wongeye gutera mu mitekerereze no mu myumvire, gisangize bagenzi bawe. Nize neza ko wamaze kwiyandikisha, usangije n'inshuti zawe, kandi utange ibitekerezo. Wowe ubibona ute iyo wumva abantu hirya no hino bataka kandi nta kazi gahari? Tanga ibitekerezo, tugumye tubihereho,
twubake isoko ry'umurimo. Ni uwuhe murimo cyangwa ubuhanga ushaka kwiga cyangwa gutangiramo? Tanga ibitekerezo, twandikire hano. Niba ukeneye inyunganizi tugufashe, cyangwa uduhamagare kuri telefone twunganire. Ni uwuhe murimo cyangwa ubuhanga ushaka kwiga cyangwa gutangira kwihangira imirimo? Nicyo ushaka gutangirana nacyo? Tanga ibitekerezo mo hano cyangwa uduhamagare kuri nimero zacu. Reka rero soze mbashimira mwebwe mwarebye iki kiganiro mwese, mbifuriza mu by'ukuri kugumya kuba inshuti z'urubuga Gubwa Neza TV, rwahagurukiye mu by'ukuri gutanga ubumenyi, ubuhamya n'ubushishozi bifasha abantu kurwanya ubukene, gukunda umurimo no kugera ku mibereho myiza. Murakoze rero gukurikira Gubwa Neza. Tuzongera mu kiganiro cy'ubutaha. Ibitekerezo byanyu ni indashyikirwa kuri uru rubuga rwacu, kuko bigumya kutwongeramo imbaraga no kongera kurasa ku ntego, ku byo mwifuza ko dusesengura kandi bifite akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze, Imana ibahe umugisha.